Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo abantu benshi bafite ariko bakagifata nk'ikintu gisanzwe nubwo abenshi kibazahaza. Ni ukubabara ijosi ku bantu bakoresha telefone cyane. Abantu benshi usanga bamara amasaha menshi bandika ama message, bareba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bareba ama video ari kuri telefone. Ariko hari ikintu benshi batamenya, buryo wunamye umutwe ureba kuri telefone igihe kirekire byongera igitutu kinini ku ijosi ryawe. Hari nabita iki kibazo text neck mu rurimi rw'icyongereza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpamvu zitandukanye zigaragaza uburyo ki telefone ishobora gutera ububabare bw'ijosi, turebe ibyangirika bishobora kubaho iyo bititaweho, turebe uko wakwirinda iki kibazo n'imyitozo yagufasha kugabanya ububabare bw'ijosi. Niba ari ubwa mbere rero udukurikiye nka Physio Rwanda, kanda subscribe muri aka kanya kugira ngo n'ibindi biganiro byacu byose bizajye bikugeraho umunsi ku munsi. Abo tubana umunsi ku munsi ndabashimira cyane kandi Imana ijye bampera umugisha, natwe niyo mpamvu dukomeza kubaha ibindi biganiro bibafasha gukomeza kubaho neza kandi mutekanye. Reka tubanze rero dusobanukirwe ubundi ijosi rikora rite kugira ngo ibi byose tuze kubyinjiramo buri umwe wese abyumva ku kigero cyiza cyane. Ubusanzwe ijosi ni igice cy'umugongo gifite amagufa 7 yitwa cervical vertebra. Ayo rero akaba ari amagufwa, hagati yayo hagiye harimo utuntu tw'utudiske dutuma ayo magufwa adakoranaho mu gihe uhindukije ijosi uryunamishije cyangwa se urihengetse ku ruhande. Hari kandi imikaya ndetse n'imitsi ifasha umutwe wawe kugenda ndetse no kuba wanyeganyega, kuba wakwikaraga ndetse n'ibindi bitandukanye. Umutwe w'umuntu rero navuga ko ufite ibiro bigeze kuri 4, hagati y'ibiro 4 na 5 bitewe nuko umuntu angana. Hari ushobora kuba afite umutwe munini, hari ushobora kuba afite umutwe mutoya, ariko nibura ibigereranyo byerekana ko umutwe w'umuntu ufite ibiro 4 kugera kuri 5. Iyo umutwe rero uri mu mwanya ugororotse, ijosi ryawe riba riri gukorera ku gitutu gisanzwe. Ariko iyo wunamye umutwe wawe ureba hasi kuri telefone, icyo gihe igitutu ku ijosi kiriyongera cyane, bikaba ari nabyo bikuviramo bwa bubabare bwo mu ijosi. Bigenda bite rero? Dore uko telefone yongera igitutu ku ijosi bikakuviramo ububabare. Buryo iyo wunamye, by'umwihariko kunamisha umutwe kuri dogere 15, ubwo ngubwo nibwo bugitangira, ukaba wagera kuri 30 karushaho 45 cyangwa se 60. Iki gihe igitutu kijya ku ijosi gikomeza kwiyongera cyane. Urugero, nk'iyo wunamye cyane, ijosi rishobora kumva nkaho riri kwikorera ibiro birenga 20 kandi rigenewe gufata nibura ibiro 4 cyangwa se 5. Niyo mpamvu abantu benshi bumva ijosi ryabo ryarushye, bakumva umutwe wabo uraremereye cyangwa se bakagira n'ububabare mu bitugu. Iyo ngiyo rero ibi bibaye buri munsi bishobora gutera ibibazo by'igihe kirekire. Dore ibimenyetso by'iki kibazo. Ibimenyetso bikunze kuboneka ku bantu bakoresha telefone cyane harimo kubabara ijosi, harimo kubabara mu bitugu, harimo kumva umutwe uremereye, harimo kubabara hagati y'intugu ndetse no kumva ijosi ryabo ryakomeye. Hari n'abashobora kumva uburibwe bujya mu kuboko, hari n'abashobora kandi kumva bari kunanirwa mu ntoki. Ibi byose rero bikaba bishobora kuba byaba kuba habayeho guhungabana kw'imyakura ituruka mu ijosi imanuka mu maboko ndetse no mu ntoki. Hari amakosa rero akunze gukorwa. Amakosa abantu benshi bakora igihe bari gukoresha telefone ni ukunamisha cyane umutwe, gukoresha telefone igihe kirekire nta kuruhuka, kwicara nabi igihe bari kureba kuri telefone ndetse no kuryama bareba kuri telefone. Aya makosa yose ashobora kongera cyane cya gitutu ku ijosi, bityo bikabasha kuribangamira bwa bubabare bwose ukagenda ubwumva. Ni gute rero wakwirinda uburwayi bwa text neck cyangwa se ubu burwayi bw'ijosi, ububabare bw'ijosi buterwa no gukoresha telefone mu buryo butari bwiza? Hari ibintu byoroshye ushobora gukora kugira ngo wirinde kubabara ijosi. Ikintu cya mbere ni ukujya uzamura telefone yawe nibura uyegereje ku gice cy'amaso, aho kugira ngo uyirebe wubitseho umutwe cyangwa se aho kugira ngo uyirebe wahinnye mu ijosi. Ikindi kintu cya kabiri ni ugufata akaruhuko buri minota 30 na buri minota 40. Niba wari uri kureba kuri telefone yawe
iminota 30 igashira, iminota 40 igashira, icyo gihe imikaya yaha ku ijosi iba yananiwe ku kigero cyo hejuru. Biba ari byiza rero ko uva muri uwo mwanya ukaba wakongera noneho ugatuza, ukaza kuba wakongera ugasubira mu byo wari uri gukorera kuri telefone, niba umaze gufata nk'iminota 5 cyangwa 10 yo kuruhuka. Ikindi kintu cya gatatu ni ukugerageza kugabanya igihe umara kuri telefone, binagendana n'icyo nari maze kukubwira. Icya kane ni ukwicara neza igihe uri gukoresha telefone. Nkuko nabivuze, ntabwo uba ugomba kwicara nyine ijosi ryawe ryubitse muri telefone, cyangwa se ngo usange umugongo wawe wubitse muri telefone. Umugongo wawe ugomba kuba ugororotse, ijosi ryawe rigororotse, telefone yawe nayo iri ku kigero cy'amaso, ku buryo ijosi ryawe utarihina. Nyuma y'ibyo byose hari igihe ugwa mu ikosa ugasanga byose byagucitse, ugasanga ufite bwa bubabare. Niyo mpamvu rero uba ugomba guhita ukora iyi myitozo y'ijosi yoroshye ngiye kukubwira. Iyi ni imyitozo ifasha ijosi cyane, ni imyitozo yoroshye ishobora kugufasha kugabanya ububabare bw'ijosi ryawe. Umwitozo wa mbere bawita neck retraction. Neck retraction ni umwitozo usubiza umutwe inyuma buhoro, aho by'umwihariko wowe uba uri mu mwanya mwiza, wenda tuvuga uricaye cyangwa urahagaze, noneho ugafata umutwe wawe ukawusubiza inyuma buhoro, umeze nk'uri kugenda areba mu kirere. Wamara kugera inyuma buhoro aho wumva utarenga, ugafata mu mwanya w'amasegonda 5, bityo ukaza kongera ukagaruka ukabikora inshuro 10. Uyu ni umwitozo mwiza wagufasha kugabanya ubwo bubabare bw'ijosi buterwa no gukoresha telefone igihe kirekire. Umwitozo wa kabiri bawita neck stretch. Neck stretch ni umwitozo wo ukora wunamisha umutwe wawe uwuganisha ku ruhande. Bivuze ngo usa n'umanura umutwe wawe, ugutwi kukwenda gukora ku bitugu, wamara kuhagera ukaguma muri uwo mwanya ugafata amasegonda 10 kugera kuri 15, bityo ugasubiramo ukajya no ku rundi ruhande, impande zombi ukazikoresha. Undi mwitozo wa gatatu bawita shoulder rolls. Shoulder rolls ho no kuvuga ngo uzunguza ibitugu buhoro buhoro, bityo ugasubiramo inshuro 10 kugera kuri inshuro 15. Bivuze ngo ushobora kuzamura ibitugu byawe ukongera ukabimanura, ukabizamura ukongera ukabimanura, gutyo gutyo. Ikindi kintu nanone hano wakora kuri shoulder rolls harimo no kuba wabikaraga. Ukaba wabikaraga, icyo gihe uyubara umwitozo mwiza cyane. Undi mwitozo wa kane bawita chest stretch, aho ufungura amaboko inyuma, bityo ukajya ugorora igituza. Bivuze ngo amaboko yawe ugerageza kuyahuriza inyuma mu gatuza, ukumva yuko harambutse mu kigero cyiza. Fata rero muri uwo mwanya amasegonda 15, bityo wongere ugaruke mu mwanya usanzwe. Ibi ngibi ubikore nibura ubisubiremo nk'inshuro 3. Ni umwitozo mwiza nawo ugufasha kuba wakora ubwo bubabare bw'ijosi ndetse na bwa bubabare ushobora kuba wagize mu gituza bitewe no gukoresha telefone uyubitse mu mutwe igihe kirekire. Dore rero igihe ugomba guhita ujya kwa muganga. Ni byiza kubona muganga cyangwa se umuphysiotherapist niba ububabare bwawe bukomeza kwiyongera ndetse bukamara igihe kirekire. Niba kandi wumva uburibwe bumanuka mu kuboko, nabyo ni ngombwa kureba umuganga. Niba kandi ufite gucika intege mu kuboko, naho ugomba kureba umuganga. Nsoza reka nkubwire yuko ibintu by'ingenzi ugomba kwibuka, telefone ubwayo ntabwo ariyo yangiza ijosi. Ikibazo nuko tuyikoresha. Niba ukoresha telefone igihe kirekire ukunamishamo umutwe cyane kandi ntubashe gukora n'iyo myitozo nkubwiye, bishobora gutera ububabare bw'ijosi. Ariko iyo uhinduye uko uyikoresha, ushobora kurinda ijosi ryawe ndetse ukumva umeze neza. Niba iyi video bigufashije, kanda like, ukande subscribe kuri Physio Rwanda, ubundi wibuke no gusangiza abandi iyi video kugira ngo nabirusheho kubafasha, twese dukomeze kugira ubuzima bwiza.